Hello? Hello? Mwaramutse neza. Mwaramutse. Bamuzi umuntu Karaboshya. Karaboshya yego ni musaza wanjye. Musaza wawe? Musaza rero twahamagawe n'akabari. Batubwira ko yanyweye ibisindisha byinshi. Urebye ubu ngubu twamuvomyemo ibisindisha yari yanyweye. Njya gafata n'ibiyobyabwenge ariko. Ngo? Kuko twamusanzemo ibiyobyabwenge byinshi. Tubimuvomamo ariko urebye nubwo twabimuvomyemo asa nk'uwagaruye ubumuntu ariko aracyari muri koma. Karaboshya kwa muganga. Urebye ari kugenda amera neza kuko twabimuvomyemo. Aho kumana yanjye wageze kwa muganga gute koko? Ubwo nuza kumureba uraza kutubwira. Ameze neza se muga? Sinzi niba byashoboka ko mwaza kumureba kwa muganga. Mumuzanire n'imyenda kuko indi yose yabaye nabi. Nta kibazo reka nshaka imyenda nze murebe. Sawa murakoze muga. Uratubwira nuhagera. Uratunaniye ka? No muri gereza nurugeze no kwa muganga kuko basi umwana waduhinduriye musaza wacu ko. Karibu. Mwiriwe. Nicaye. Njye mushiki wa Karaboshya mwari mumaze kuvugana mu kanya. Karaboshya basika n'ibiyobyabwenge. Nuwo rwose. Ku bundi kamubaze neza. Mwamufite ababyeyi bose? Ababyeyi bo dusigaranye mama. Papa nawe ni nk'ibyo byamwishe ahubwo ndabona umuhungu agiye kuba nk'abameze neza. Bishatse kuvuga ko umuhungu wanyu ariwe yakurikije? Ntabwo wavuga ko ari karande ariko nyine nawe nyine nuko. Oya ni nk'umuko. Ariko ashobora kuba afite n'ikibazo cyo mu mutwe. Mwamukurikiranye neza mukaraba icyo kibazo afite? Oya kuva yari afite ikibazo cyo mu mutwe. Oya ibiyobyabwenge twamuvomyemo ntago wabura umuntu muzima ngo nkwe ibiyobyabwenge bigana kuri udafite ikibazo cyo mu mutwe. Ko numva ari ikibazo gikomeye. Kirakomeye cyane kandi mukwiye kureba icyo mwakora bikiri mu maguru mashya. Basi se ameze neza? Yego amere kugenda amera neza ariko ntago turavuga ngo ageze ku kigero cy'ijana ku ijana. Ariko nibura byamushizemo. Biri kugenda biza. Mwana we Imana ishimwe. Imana ishimwe se bikuraho ko akiri muri koma? Erega muga buriya nuri muri koma aruta uwo bagiye gushyingura bikarangira. Ari muri koma ariko wenda icyizere kirahari ko ashobora kuva muri koma. Kumumenya ko twamushyira mu cyumba cya VIP. Amafaranga si ikibazo mwebwe munyitire kuri musaza wanjye. Basi ndebe yuko nabiriya bitindagasane ngo nibyo byabwenge anywa bishobora kumushyira tukamushyira ku murongo akaba nk'abandi bagabo. Ndakeka ko mugomba kumushakira umuganga umuganiriza akareba ikibazo afite. Bikiri mu maguru mashya. Baba ari baba njya numva bita ngo psychology. Yego niwe. Okay, noneho ubwo uramfasha nka muganga ubashe no kuba wamuzana utunimero ko babona nago cyitsanzwe mbiziho cyane. Ubwo uri bumfashe nibura ume nimero zabo ndebe ko namumushakira. Atari none aha ndumva wazagaruka nugaruka tuzabirebaho. Nta kibazo ubwo se wanyereka ahana ari. Ngo nkurikira nkoreka ahana rwari. Ubwo murakoze. Ngo harya. Twaragiye gucekinga aho amazina we mu cyumuriro ageze.
utangiye kugabanuka ndabona biri kugenda biza ndabona bitoroshye ubu biroroshye kuko ubu ngubu usanze amaze kugarura ubuzima njye rero birenze aho ngaho ntabwo kuvuga ngo umuntu ari muri koma umuntu ajya muri komate ko batangiye ko bakuyeho serumu so mugani ko mbona nayafite reka nze njye kuzana serumu ntabwo nzi ko yashizeho ndimo kumva n'imyenda bye biri kunuka ibitabi n'ibiyoga washakira umuntu umuhindurire pe se kwa bacu twabigira tuti naye ngiye kuzana serumu ariko baje kuzana ibintu byiwe dore ngibi none se muga ko murimo kugendera icyuma byagenze bite iki cyuma cyo twasanganye umusaza wawe what ahubwo kamwe mbishyize hano banza gutunganya serumu icyuma ugeze naho kugendana ibyuma ubuse ubikoresha iki wasanga uri muri babandi basigaye bagenda babiteragura abantu Koma nawe gupfusha uhagaritse ntibizoroha ko nyine nakundi nese muganga ni abagabo ba hano nibura ngo bamuhindurire imyenda kuko numva iyi myenda nazi ibintu birimo kugenda binukamo abantu bita ku barwayi ntabwo babura wamucakiye se gusa iki cyuma sinagikora aze n'iki cyuma kihakure pe nari se uragisiga hano ibikoresho twasanganye umusaza wawe mushaka kandi mujugunye mucakiye kanze batode bo umuhindurire imyenda ndimo hano harimo iki Jesus urumogi zikora muri face ataza kumfatana ndahera najugunye muri toilette muganga nize ko natambonye cyangwa yaba yarebye bose oya ariko ntabwo yanahangara bise ko atari ibyanjye ako kamubwire vuba agenda mama ke uraho amakuru ni meza ndakubona wari uri utembera shana n'injyana imbere gatoya none turakubitanye kubera imana dore n'ejo twari turi kumwe ariko nyine ahubwo se inkuru iri kuvugwa wayumvishe ngo Karaboshya ahantu hose Karaboshya mva byacitse ngo Karaboshya yapfuye ngo ibiki n'ibiki mva Karaboshya naguma akuzi ko no kuba tutarakwishyuye kazu biriya nakubwiraga byatewe n'iyo mbwa y'umuhungu sinzi ngo umugabo sinzi ngo n'iki ngo nukumva ngo ni Karaboshya umugabo wanjye niho hantu yagiye kunywera icupa arangije aramwambara sha nise byagenze bito kutambwiye uziko nakomeje nkurebaho ngo uriya mugore ngo ikigize akaryarya karikopesha kagashaka kujya neza ngo kakenye kumbe nibyo byose byababayeho sha nukuri nibyo byambaye ahubwo se kuba yapfuye sha Imana ishimwe kabisa amafaranga y'umugabo wanjye ntabwo ari kuyarya yagomba kumuhagama nise ubwo ngubwo urishimye ngo umuntu yapfuye ariko ibyo ni ibikiza amafaranga yamutwaye wowe 60,000 ni menshi mbega Karaboshya ni gutya yarameze 60,000 bye ni byinshi ifite kwishima wa mugani wawe nubwo ndi kuguseka yari umwana mubi ahubwo umugabo wanjye natasha turabyina ahubwo kuba turangeza iyo nkuru sinzi gusa ariko yarabahemukiye ati kubera iki muri no minsi amafaranga yarabuze hari nko kuntu ucuruza hari igihe umuntu aza guhaha nkamubwira ati ko wanyanze bimeze agahita ambwira ati wahora n'iki ko rukinga 5 ati amafaranga yarabuze kujya ni rimwe kumbi none nawe Karaboshya yarabemeje nyine yaramwoheje nyine buriya Karaboshya niko yimereye n'abantu bose banywera muri nge niyo yabakiriyo nta muntu nagira inama yo kujya azabura abakiriya kwera ubugome bwe ahubwo se Karaboshya ubundi yabaye kuri yabigenze kandi numva ngo afite mushiki we aba hanze ngo ni umuntu ushoboye nyine ubwo ayo mafaranga bajyana hanze nayo ngayo yirirwa yambura urumva se babona ibyo bajyana hanze babikuye ako
Uziko ubutekamutwe bwateye ku bantu bose. byihorera wajya mwiriwe kazuba Muraho. madam mwiriwe muto twire neza ari muye na kazungu nayo cyane imbere wari ugiye hari imbere ko twari dufitanye gahunda se ahubwo yuko twaza kujya kureba Karaboshya kuri cya kibazo ahubwo usanze ibyo bintu nandi mu kumubwira ngo Karaboshya muri hano hose yasakaye ngo yapfuye ngo ibiki n'ibiki mva niyo nkuru nandi mu gutera mu madamu wawe ngo yapfuye none se yararwaye Karaboshya Karaboshya iyo nkuru mva ngo bamusanze ngo ari ahantu mu kabari yasinze yabaraye amacupa yamugwiriye yaguye munsi y'ameza umva inkuru ahubwo sinzi impamvu mwebwe mutazi iyo nkuru none se ubwo simpombye koko none se amafaranga yanjye ndayabonana sinzi ukuntu amafaranga yanjye ndi buyabone urabizi nari nabwiye madamu ngo azi wawe urabizi dukoranye igihe ariko amafaranga yanjye ubu se ngira amahirwe ariko nsanga wenda gihumeka abashe kuvuga kuko ndamutse nsanze yapfuye koko ariko nigeze kumva ikintu ngo buranga iyo umuntu ngo bagiye kumushyingura ngo arabaza ngo nta muntu bafitanye ikibazo mada kugira ngo dukiranuke na kazungu n'abandi aho nakohereje turajya kuvuga ikibazo cyacu wenda n'umuryango wabo ukimenye sicyo cyaba cyiza mada ahubwo igihe narindiye nabonye haza mushiki we buriya nubwo Karaboshya yari igisambo anahuguza abantu ariko umuryango we nabonye ushobora kuba wifashije buriya uriya mushiki we ashobora kuza kudakora bya bindi bahita bahamba umuntu nk'abantu bari bafite amafaranga akaba yamujyana handi bajye bashyira imirambo wenda ntitibora birabita kuyumisha ahubwo burambashe kumubona mushiki bashobora kuba kuko yaranahambonye muri ako kabari yakumva ikibazo cyanjye birashoboka nasubwo ibyo birashoboka ntabwo bizi abantu amafaranga iterambere ryarateye noneho wabahanze abaziranye n'abantu nk'abo bakora ibintu abazi imiti batera umuntu ntagire ikintu aba nturi kuvuga ngo ahubwo uriya mushiki we nanone ndakeka nimba mushiki we yarabonye uyu nguyu mu kabari mwakwegera umushiki we mukamubwira ikibazo ukuntu cyari kimeze aba ari umuntu wabumva ndakeka hari igihe yabafasha amafaranga Karaboshya birumvikana yo hejuru umuntu amwoshya ku gacupa kamwe yaranyweye birangira mwambaye 30,000 ni byinshi urumva mwabirebera gutyo ikintu nibutse gishobora gutuma ari amafaranga nyabona bosi yari yaduhembye icyo ni icya mbere icya kabiri niho nanyuze kandi uriya mushiki we numvisha asobanutse ntabwo abigisambo nka Karaboshya kuko n'igihe nari impari nubwo agacupa kari kangezemo ariko numvisha ameze nk'umutonganya nabonye ari umuntu ushobora kwashyira mu gaciro ninyabona ibibazo ndabikemura rwose nemeye kuba inyangamugayo ntago nzongera kujya njya mu kabari kuriya ariko tubanze ariko se buriya turamutse tugiye ku muryango wahuye n'ibyo bibazo twongeye gutekereza neza buriya ntabwo kwaba ari ukubashinyagurira oya ntabwo kwaba ari ukubashinyagurira ahubwo uwo mushiki we yayaguha wamutereta akayaguha yamara kuyaguha nawe uyafite ku mufuka ibyo nta kibazo twajya no kumushyingura nose urumva we ibintu yaradukoreye ari byo urumva ye mutangiye kuvuga ngo kwaba ari ugushyira mva njyewe inama nabajyana uko mwajya kureba umushiki we mukamubwira ikibazo reka njyewe ntabwo mukeneye kunyishyura mama ke reba ibirayi waratwaye imiceri uratwara ngaha amavuta ngo ujye gukarangira umugabo ngo yavuye mu kazi yahembwe ngo uraje ngo nzane amafaranga ubwo kuko mama ke inama iruta izindi ni uko mwagenda mukabwira umushiki wa Karaboshya ikibazo mwahuye nabyo mugitena Karaboshya mukareba ko ari cyo yabafasha rega nanjye ejobundi noza kunyaka ikintu gasa ntacyo mfite ariko nuba wanyishyuye nzagenda nangura ibintu byose ndepe muri butike uzuvuge icyo kintu ndumva aricyo ahubwo mada kugira ngo kazungu aze kubibona neza atagira ngo hari n'utuntu turimo tudasobanutse na mushiki wa Karaboshya akaba yabasha kubona ko atari amanyanga twaje kujyana wenda na kazungu byaba ngombwa tukagenda nk'abatabaye ariko tukamwihererana tukaba twamusobanura ikibazo cyacu ko byakumvikana neza kurushaho urumva icyo gitekerezo atari cyo ahubwo icyo gitekerezo ni cyo kazi urumva atari cyo ukemera wenda ukaba waba uretse kujya kwakira abakiriya tukaba twasanga n'uriya muryango twamara kuwusanga bikagaragara ko n'abaturanyi n'abantu bari hafi yabo twanabatabara usumva ndi umuntu wabyanga nshigiye kuki cyambere cyo mufite amafaranga
icyambere cyo nkeneye amafaranga ngo business yanjye ikomeze. Ndamutse mbyanze business yanjye yagira ikibazo ugasanga irahungabanye. Amva ibyo ngibyo amasaha ngahe isaha imwe ebyiri kuba munazigomwa akaramira ibintu byiwe urumva nabyanga ntago nabyanga pe. Kazu nicyo cyiza rwose buriya hari abantu ntiyapfa abandi. Tugeze ku nama nzima tugerageze no kubaba hafi tugereyo nuriya mushiki we tumuganirize tubabwire ko tubari hafi nibiba ngombwa no kurarikiriyo tukirare nibiba ngombwa nibabasha kuduha nayo mafaranga turagaruka no kuri butike naba hari ukuntu twasura wenda bari abantu madama bitunganye vuba urabona hana amasaha ageze urabona burimo buragenda bwira none tubone n'uburyo twajya kureba uriye muryango urumva atari cyo cyaba ari cyiza cyo cyiza rega ngo ushaka inka ryama nkayo nimba ushaka amafaranga Kazura umuntu w'umugabo rwose nimba mushaka amafaranga ibyo bintu nibyo pe nimba mushaka amafaranga mugomba guharanira uburyo iki mukamwereka ko mu muri hafi mukana iyo umuntu namubaye hafi ahita abona ko wa muntu muri hafi noneho cya gitekerezo cyo kuba wamubwira uburyo Karaboshya yakoheje ku gacupa kawe kamwe wari wanyweye akakoshya akakwambura 60 twa twose ukabona aho uhera kubera iki kwa wamubaye hafi ibyo rwose nibyo byiza. Mada nibe nakubwiraga ngo Kazungu ari butwumve nibe nakubwiraga cyakora mama ke mbabaye nawe kuba nara kuri ibyo ngavuga ati karakagore tuzuko ujya agateka mutwe we ahubwo mama ke rwose mbabarire umva natangiye kukurebaho mvuga ati mama kiza ya mbere njyajya ati nabonaga nkuhereza amavuta ibirayi umuceri ukagenda ugakaranga amafiriti Ivuno dege yagera atangiye kudedera kazogarukiriza by'abacuruzi ndabizi ahubwo reka tujye kugushakira amafaranga yawe Kwijende mumva